bundi aho ubuzima bukujyanye murabizi neza niho uba ugomba kuba wajya, ndetse ubuzima tuba tugomba kuba twabwubaha kuko igihe icyo ari cyo cyose usanga isaha iyo ari yo yose buba bugomba kuba bwaduhinduka. Dutangiranye ahangaha akana na papa wako bari gucuranga injyana imwe, ndetse iyo njyana iri kuba ari amarira yuzuye n'ibyishimo, cyangwa se sinzi n'uwo bari bishimye, ariko murabona ko bari mu gihe cy'akababaro n'agahinda. Umwana yari amaze kuba yabura mama wiwe, ndetse ahangaha yari ari kuba yakifatanya na papa we yo mu gahinda, ndetse ahangaha bari barimo kuba bakora indirimbo nziza y'amarira, usibye ko atari indirimbo nziza rwose. Ariko ahangaha nta byishimo byari biri muri uyu muryango habe na gatoya, ndetse namwe muri kuba mwabibona. Umugabo yari amaze kuba yabura umugore we, ndetse n'umwana hano muri rusange yari abuze urukundo rwa mama kuko yari agiye kuba yasigarana na papa wenyine. Ariko papa yakomeje ahumuriza akana akabwira ati mwana wanjye, ati biraza kuba byamera neza. Barakwereka hashize umwanya babashije kuba bakimahoroniza. Papa niko kuba yaza kwita ku misatsi y'umwana we, akana niko gutangira kuba kabwira papa ati papa, ati ariko nubwo ndi kumva ameze gutya, ati nubwo uri kumbona ameze gutya ndashonje. Papa yarebye mu kirere disi, kumbe papa niwe muri kubibona neza, abana n'ubumuga bwo kutagenda, ndetse amaguru ye mbanza afite ikibazo. Yatangiye kuba yabwira akana sitori zigasetsa, ndetse akabwira ati mwana wanjye, ati fora ni iki papa afite, ati papa afite amafaranga, ati ahubwo ngwino mbe naguha umunyenga tube twajya kuba twashaka icyo kurya utaza kuba wamfana. Papa niko kuba yaha akana umunyenga, ndetse agatereka ku maguru yakagaha lifuti, agenda akaganiriza akabwira ati mwana wanjye, ati humura uri buze kuba wamera neza, ati dore papa agiye kuba yakugurira ibyo kuba warya. Ndetse ahangaha bakomeza bakubwira ngo niba ubashije kuba wabura umuntu umwe mu bantu mwabanaga iruhande rwawe, ntukumve ko ubuzima buba burangiye, ahubwo jya utegereza cyangwa se wakira igeno ry'Imana nk'uko bigombwa. Papa n'umwana ahangaha nubwo bari bamaze kuba babura mama w'umwana, ntibyabahaye uburenganzira bwo kuba baguma bigunze, ahubwo bakomeje urugendo, ndetse umubyeyi agakomeza kuba yaganiriza akana rwose, akomeza akabwira ati mwana wanjye, ati humura ibintu bizamera neza, ati kandi ndabizi njye nawe nyuma yo kuba twabura mama wacu, kumbe na papa yamwitaga mama we, ati tuzabasha kuba twabaho kandi tube twatunganirwa. Disi papa ahangaha nubwo yabanaga n'ubumuga bwo kutagenda, ntibyamuhaye uburenganzira bwo kuba yakishongora cyangwa se ngo abe yabasha kuba atagenda. Kumbe barakwereka papa ahangaha mwibuka akana kari kamubwiye ati papa ndashonje. Papa yaje ahangaha mu iduka niko kuba yarisarura rwose, asiga atabishye, asiga basibwanuje. Niko nyiri iduka kuba yasohoka atabaza ati mumufata aranyibye, ati mumufata aranyibye. Disney yari azi ko uriya mugabo yabashije kuba yabura umugore, ndetse akaba asigaranye n'umwana we, kandi akaba yari ashonje, akaba yari yabuze icyo amuha. Barakwereka umupolisi nawe yaje amwirukankaho, ndetse ashaka kuba yamufata kugera ahangaha. Akana na papa wako baraje bihisha ku modoka yari iri aho ngaho. Umupolisi nawe yakomeje bigaragare ko atari kuba yahweza neza cyangwa se yabasha kuba yareba neza. Papa niko kuba yatangira kuba yabwira umwana we ati ndakwinginze icecekere mwana wanjye. Akana niko kuba kaseka akabwira papa ati papa biriya bintu rwose dukoze, ati biri superstar, ati birasekeje rwose, biri fani, ati nizere ko icyo kurya wabashije kuba wakizana. Papa niko kuba yabwira akana ke ati icyo kurya rwose ngiki, ati dufite igice kibuze iyi migati, ati ugomba kuba wayirya rwose nk'iminsi nk'itatu. Ese reka nkwibutse ko wadukorera subscribe niba utarayikora, ndetse ujye no muri comment tubwire uko uri kubona inkuru zacu, niziba zagushimisha ko wadushyiramo imitima myinshi, ndetse utibagiwe no kuba wadukandira like na share, kuko ni ingenzi cyane kuri iyi YouTube channel yacu. Papa yatangiye kuba yafungurira ku bidufu cyangwa se ibitunga ngegera yarazaniye umwana we, niko gutangira kuba yambwira ati mwana wanjye, atakira biraryohereye. Akana niko kuba katangira kuba kakirira, ndetse na papa ahangaha yari ashonje, atangira kuba yafata ku bidufu aririra, abwira akana ati biraryohereye rwose. Akana karebaga papa wako, ndetse kagakomeza kishima. Burya iyo umuntu wa mbere agiye ntabwo biba bivuze ko ubuzima buba bugiye kuba bwarangira. Papa yongeye kuba yashyira akana ke, ndetse bari bifitiye imodoka ahangaha, ndetse yongera kuba yashyiraho akana ke, babasha kuba bava aho ngaho. Ndetse rwose ahangaha
umwana na papa ibineza neza byari byose, ndetse akana rwose ubona ko ahangaha kishimiye kuba gafite umubyeyi w'umugabo, ndetse akana ahangaha kari gakomeje kishimye, ndetse uko iminsi yakomeje igenda we na papa bakomeje bagenda, ndetse ubona ko badafite n'ahantu baba, bakomeje baza ahangaha. Niko kubona umukobwa wari uri kwiyambukira ahangaha mu muhanda, batangira kuba bamubwira ati se ni akazi wadufasha ahangaha tukaba twabona icyo kuba twakora. Umukobwa niko ko yababwira ati ibyo ngibyo ntabwo mbirimo, ati ngewe nta kazi mfite nabaha abantu batabasha kuba bagenda. Akana niko gutangira kuba karira kati ndabinginze muhe mwaduha akazi, ati muhe papa akazi rwose aragakeneye aragashaka. Gisa ahangaha bigaragare ko abana bari bamaze kuba bafata umwanzuro, ndetse we na papa wiwe wo kuba bajya kuba bashaka akazi kuko inzara yari imaze kuba yabamerera nabi. Barakwereka akana umukobwa yabimye akazi, we na papa wako baza ahangaha ndetse batangira kuba bakigunga. Bose murabizi iyo bababaye n'iyo bishimye baba bari kuba barira, ndetse baraje ahangaha bararira rwose babasha kuba bakimara agahinda. Ndetse murabizi ko iyo umuntu ari kuba yarira bifasha kuba byakoza amaso, ndetse bikagufasha no kuba wakigabanyiriza siterese wari ufite mu mutwe zose zikabasha kuba zashyira. Papa niko kubabwira umwana ati nta mpamvu yo kuba twaguma twigunze ahangaha, ati reka tube twakomeza tuva ahangaha, kumbe n'imvura nayo yari itangiye kuba yagwa. Mbese mu ndebere umugore kuba yari amaze kuba yapfa, umugabo n'umwana babashije kuba banyura mu bihe bikomeye ndetse bitaboroheye. Imvura nayo yakomeje banyagira, ariko nyine nta kundi aba ari ubuzima. Uko byagenda kose uba ugomba kuba wahatiriza ndetse ugahangana, ugakomeza ugahatiriza ugakomeza urugendo. Barakwereka papa n'umwana babashije kuba babona ko iyi si bariho cyangwa se uyu mubumbe wacu rwose nta kiri kuba cyawugendaho. Papa niko kuba yabwira umwana ati tugomba kuba twakomeza. Kumbe kugera ahangaha basanze rwose hari muzehe wa kazi uri kuba yakikorera akazi kandi yakagombye kuba ari kuba yagatanga ku bandi bantu. Niko kuba batangira kwinjira aho ngaho, ndetse umusaza niko gutangira kuba yababaza ati se mwebwe ko muri ahangaha, ati murimo biki? Umugabo niko kuba yatangira kuba yambwira ati uku nguku uri kuba watureba ahangaha tumaze icyumweru ngewe n'umwana wanjye n'iminsi 3 tutarya, ati kandi mu by'ukuri turashaka kuba wadufasha ukabasha kuba waduha akazi twose, kandi mu by'ukuri akazi wabasha kuba waduha ati twabasha kuba twagakora bidatinze. Umusaza yarabemereye, ndetse umwana na papa ahangaha bahise batangira kuba bakora akazi rwose, bagashaka kuba babona amafaranga ngo babe babona icyo kurya. Mbibutsa yuko waba ufite ubuhe buzima bumeze gute, waba ufite ikimeze gute, uba ugomba kuba washimira Imana, kuko biba bimeze nk'aho ari impano yaguhaye kuri wowe. Wenda hari abantu babona ko niba uvukanye ubumuga wenda runaka ubuzima bwawe buba bubashije kuba bwarangira, ariko reka nkubwire ko ibyo ngibyo atari ukuri. Ahangaha uyu mugabo nubwo yari afite ikibazo cyo kuba yabana n'amaguru yiwe atabasha kuba yagenda, ntibyamubuzaga kuba yakora uturimo tw'amaboko ndetse ngo abe yabona icyo kuba yarya. Ahangaha akana basoza akazi we na papa wiwe kakaba kamusunikira ahangaha, ndetse bakaza kuba bamena ibyo bari kuba bakora aho ngaho, ndetse umusaza yari yabategetse kuba bakora. Kandi ibyo byose rwose babikoraga ubona yishimye. Papa ari kuba yabwira akana kiwe ati uyu munsi turaza kuba twabona icyo kurya ndetse cyinshi. Ahangaha bagakomeza bakora akazi rwose, ndetse nk'uko bari bakabahaye bidatinze akazi baragasoje. Papa atangira kuba yabwira akana ke ati uyu munsi wakoze byiza mwana wanjye, ati noneho ndatekereza boss agomba kuba yaza akaduhemba tukaba twakitahira. Barakwereka boss wacu ageze ahangaha yabwiye umugabo ati ndakeka noneho ati ibyo wakoze wabikoze neza rwose, ndetse murabizi wakoze neza, cyangwa se niba imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka uba ugomba kuba wahembwa amafaranga yawe twaba duke ukatubona. Ahangaha barabahembye umufungo wabo, ndetse akana katangiye kuba kakishima kamubwira ati urakoze anko, ati rwose urakoze. Umusaza niko kuba yababwira ati nabashije kuba nakishimira ubwitange bwanyu, ati ariko ntabwo wakagombye kuba naguhaye aka kazi rwose, ati kuko urabona ufite ikibazo cyo kuba utabasha kuba wagenda neza, ati rero ubaye ukomerekeye ahangaha, ati sinzi ko nabasha kuba nabyirengera,
niko kuba yabongera n'andi akana ahangaha karishima, ndetse umugabo arakabwira ati ugombe kuba wajya kuba washakira icyo kurya umwana wawe. Papa niko kuba yabwira umukobwa we ati mwana wanjye ndatekereza ubu ngubu ibintu byose bimeze neza rwose. Ati vuga ngo umukobwa na papa bagiye kuba barya, kumbe bamaze kuba babahemba. Mwibuke bari bakoze akazi kenshi. Papa ahangaha rwose sereri yatangiye kuba yamumerera nabi. Akana niko gutangira kuba kahamagara ati papa, ati papa umeze gute? Bidatinze akana kaje ahangaha ku gituro gatangira kuba karira, bigaragare ko papa wako yari amaze kuba nawe yagasiga muri iyi si rwose yakigendera. Baze nawe kuba mama wawe barayagusize bwa mbere ndetse na papa wawe bwa kabiri akaba aragiye. Akana ahangaha disi bigaragare ko kari kabashije kuba kasigara muri ubu buzima konyine, ndetse ikintu cyonyine kari gasigaranye kuri iyi si ya muntu yari intebe ya papa wako yabashaga kuba yagenderamo. Karaje kayicaramo ahangaha gatangira kuba kavuga ati se mana, ati ni iki nabashije kuba nagukora? Ati kubera iki ibintu byose ari ngewe bibasha kuba byabaho? Katangiye kuba kakigunga disi, ndetse wibuke neza ko nta naho kuba bagiraga. Akana karaje kiryamira muri ya ntebe ya papa, karangije gatangira kuba kakigunga ndetse kiryamiramo kabasha kuba kasinzira. Ndetse mwibuke neza mama w'aka kana twatangiye inkuru yacu cyangwa se drama abasha kuba yapfa gasigaranye na papa wako. Ahangaha katangiye kuba kakibuka ibihe byiza kagiranye na papa wako, ndetse icyo gihe papa wako nawe yari akiri muzima afite amaguru mazima. Ndetse ahangaha akana kavuga kabwira papa wako ko bazabana igihe cyose ndetse bazaba bari kumwe ndetse bakazabasha kuba bajyana. Ahangaha papa nawe yajyaga abwira akana ati nubwo mama wawe rwose yabashije kuba yagenda ndetse akadusiga muri ubu buzima, ati mwana wanjye nta kintu na kimwe kizakubaho. Babyeyi mwigire hano, ndetse mwigire hano mbashe kuba nabaha inkuru irimo isomo, ndetse mutazagera mwibagirwa cyangwa se mwakagombye kuba muha abana banyu cyangwa se abana muba mwareba umunsi ku munsi. Ndetse akana ahangaha rwose we na papa wako umunsi ku munsi babaga bishimye ndetse bari kuba bakitemberera. Ndetse ahangaha papa agaterura akana ke akaba yakajyana akakabwira ati mwana wanjye, ati nicyo gihe ngo we na papa mwe mwajya no kuba mwatembera. Ndetse akana mwibuke kari karyamye mu ntebe ya papa wako kasinziriye, ndetse ahangaha barakwereka kakomeje karyamye ndetse karyamye mu gitanda cyiza. Ibyo nibyo kabashaga kwibuka. Ndetse ahangaha murabona ko kari kabashije kuba kishimye, bigaragare ko kari kabonye umuryango ugomba kuba wakitaho ndetse ukaba wakadubuta. Ndetse akana ahangaha kagurutse kavuga ati ndatekereza ari cyo gihe cyo kuba najya ku ishuri. Kumbe barakwereka ya ntebe ya papa wako hari undi mubyeyi wari uyirimo ahangaha. Akana niko kwa kambwira ati mama, ati ngiye kuba najya ku ishuri. Mama niko kwambwira ati sawa. Ahangaha bigaragare ko uyu mubyeyi ari wowe wari warabashije kuba yasigarana akana, ariko nawe ndetse ahangaha yari afite ikibazo cyo kubana n'ubumuga bwo kuba atagenda nawe. Nkusaba kuba wadukorera subscribe, ndetse n'uba wakunze inkuru yacu ze kuba watwihera like, ndetse ube wadukorera na share ku bantu bawe, ndetse uze kuba wadukorera subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe mu nkuru nk'izi ngizi ndetse zigira amasomo zitwigisha n'ayo zidushyira mu buzima.